urabona ko rwose bisa neza, bimeze neza. Karibu rero dusangire. Ikaze mu gikoni kuri Tugendane TV show. Uyu munsi nanone turi mu gikoni, tukaba tugiye guteka amashu avanzemo n'amashaza. Ibi ni ibikoresho turi bukenere: karoti, inyanya nazo nazirapye, hanyuma hano dufite amashaza atogosheje cyangwa se yamaze gushya. Izi ni puwavuro namaze gukata, nazo ndazivangavanga, iz'umuhondo n'iza oranje. Hanyuma hafite amashu nayo namaze gukata. Aha hari ibitunguru, hari seleri, hari na puwaro. Hagati aho rero dufite hano ibindi birungo turi bukoreshemo. Iki ni ikirungo kimwe gisanzwe, iyi ni coriander, turmeric, yitwa oregano leaf. Tudatinze rero reka tumenyarukire mu gikoni, hanyuma dutegure iri funguro. Mu isafuriya yacu rero turashyiramo amashu, kandi nta mazi dushyiramo kuko burya amashu yigirira amazi yayo. Tumaze gushyiramo amashu turongeramo karoti, kuko muri izi mboga dufite turi bukoreshe karoti ziri mu mboga zitinda gushya, niyo mpamvu tuzishyiranyemo n'amashu kugira ngo bize gushyana. Tubanza tubiheho umwanya. Tumaze gushyiramo karoti turapfundikiraho. Mwabonye ko nta mazi twashyizemo, amashu araza kwibyarira amazi yayo. Hanyuma tubanza dupfundikireho iminota nk'ibiri. Nyuma y'iminota 2 turagaruka ndereka icyo gukora. Nyuma ya ya minota turagarutse, tugiye guhindura amashu yacu, kuyagaragura cyangwa se kugira ngo yari ari hasi ajye hejuru, yari ari hejuru ajye hasi. Urabona bya bindi nabibwiraga by'amazi, dore yatangiye kuzana amazi yayo. Hanyuma rero tumaze kugaragura hose turongera dupfundikireho umunota umwe kugira ngo na rwa ruhande tumaze guhindura narwo rushye. Nyuma ndaza mbereka igikurikiyeho. Nyuma ya minota rero turagarutse. Murabona yuko amashu yacu ushatse banayakuraho uko nguko ameze, kubera yuko buriya amashu ntabwo ari ngombwa ko ashya ngo ahwane kimwe n'izindi mboga nyinshi. Ubwo rero tugiye guhita dutangira kongeramo za mboga zindi zose dufite. Turahera ku mashaza kuko nayo yari twari twamaze kuyatogosa, asa naho yari yahiye. Hanyuma twongere tuvange. Ubu buryo rero ushobora kubukoresha umuntu udakunda amavuta nkanjye. Amavuta ntago nyakunda rwose. Urabona yuko ntago ari ngombwa gukoresha amavuta, ariko ugateka imboga neza kandi zikaryoha. Hanyuma turavangamo hose kugira ngo amashaza avange n'amashu neza. Tumaze kuvanga turongera dupfundikireho umunota umwe. Nyuma y'uwo munota umwe ndaza mbereke ikindi tugiye gukurikizaho. Nyuma ya wa munota urabona yuko bimeze neza, amashu rwose ameze neza ndetse n'amashaza. Hanyuma rero tugiye guhita twongeramo za mboga zindi twari dufite: ibitunguru, seleri, tungurusumu, puwaro. Hanyuma nabyo tubivangemo byose kugira ngo bikwirwemo impande zose. Niturangiza turongera dupfundikireho nanone undi munota umwe. Hanyuma nyuma y'uwo munota turagaruka turebe. Hanyuma rero nyuma ya wa munota turagarutse. Murabona ko na bya bindi tumaze kongeramo na puwaro na seleri bisa naho nabyo bitangiye gushya. Ubwo rero turavanga byose. Tumaze kubivangamo byose tugiye gukurikizaho ya mapuwavuro nayo twakase, nayo tuyavangemo hose. Turahita twongera dupfundikireho nanone umunota umwe. Turagaruka nyuma ya wa munota rero. Murabona rero imboga zacu ukuntu zimeze neza, za zindi zose tumaze kuvangamo
ubwo rero kubera ko amashu yibyarira amazi, murabona bya bindi nababwiraga dore amazi ukuntu angana. Hari utuzi twagiyemo kubera amashaza, ariko natwo ntabwo mu by'ukuri twari twinshi, ariko murabona yuko amashu nayo buriya aba yifitiye amazi yayo, si ngombwa kubongeramo ayandi. Hanyuma ikigiye gukurikiraho tugiye kongeramo za nyanya twarapye cyangwa se ziseye, nazo tuzivangemo hose, tuvangemo inyanya hose. Nyuma y'inyanya turashyiramo umunyu muke, ariko tutarashyiramo umunyu, dushyiremo umunyu uringaniye. Hanyuma tumaze gushyiramo umunyu turongera dupfundikireho undi munota umwe kugira ngo umunyu ndetse n'inyanya nabyo bishya tumaze gushyiramo nonaha. Nyuma y'umunota umwe turagaruka mbereke. Hanyuma rero nyuma ya wa munota, murabona ko amazi rwose yabayemo menshi, wagira ngo hari amazi twongeyemo, ariko murabona yuko imboga zacu zimeze neza. ubu ngubu ubundi uba wanahishije rega, ku bantu badashaka bya twa turungo tw'amafu, ubu ngubu umaze guhisha. Imboga zacu zimeze neza. Hanyuma ngiye kongeramo twa turungo naberetse, nuko nyine tutuma birushaho guhumura bikanasa neza, cyane cyane ko nta mavuta twakoreshejemo. Turongeramo oregano leaf nayo ituma bihumura. Twongeremo turmeric gakeya kagereranije, atuma nabyo bihindura ibara, ntibigume kuguma ari icyatsi, ariko bikanahumura bikanaryoha. Hanyuma na coriander. Tumaze kongeramo ibirungo byacu byose, igikurikiyeho rero turabivangamo, ariko agahumuro karimo kavamo hano birahumura neza cyane kandi birasana neza rega. Tumaze gushyiramo biriya birungo byose, turongera dupfundikireho nk'umunota umwe nanone kugira ngo bishye neza bikwirwemo. Hanyuma turaza turebe nyuma rero ya wa munota turagarutse. Imboga zacu zimeze neza, zahiye, na bya birungo byose bimaze gukoramo. Murabona ko agasosi nako karuzuye, imboga zose zahiye. Ubu rero igisigaye ni ukwarura, ndaje narure hanyuma mbereke. Twamaze guhisha, hanyuma tugiye kwarura. Urabona yuko bisa neza. Urabona ko rwose bisa neza, bimeze neza. Karibu rero dusangire. Tumaze kwarura rero, nze mbumvire kuntu aya mashu yacu ndetse n'amashaza bimeze. Nababwiza ukuri nuko mudahari. Izi mboga rero ushobora kuzifatisha ubugari, ikijumba, umuceri bisanzwe, uburisho ubwo ari bwo bwose waba ufite, kawunga, uburisho ubwo ari bwo bwose waba wateguye byajyana. Cyangwa se ukanaziteka gutyo ufite nk'indi sosi wakoze, hanyuma ukazishyira ku ruhande. Ziraryoshye pe, ziraryoshye kandi zimeze neza, zirahumura neza, ziroroshye. Mwabonye ko rwose ari imboga twatetse mu buryo bworoshye, ndetse zitadusaba gukoreshamo amavuta, zikaba zuzuyemo intungamubiri. Namwe rero muzazigerageze mutubwire ukuntu byagenze. Mwabonye ko bidakomeye, nta mavuta ajyamo. Abantu badakunda amavuta nkanjye
hanyuma ubundi zikaba zinaryoshye nk'uko bikwiye, zinahumura kandi zinasa neza nk'uko mubireba. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho ubutaha Imana ibarinde.